temera Kristo ndetse n'abatamwizera, shows that whoever don't believe Jesus Christ, ngaribo antikristo. that is the anti. Hano mwe ikintu cya kabiri umuntu yibonaho, we're gonna see the second thing that a person sees on him or herself, akamenya yuko atazigera ajya mu ijuru. No, and he or she knows that he will never go in heaven. Ku Kidendezi TV wahisemo neza. Kurikira ijambo ry'Imana ndetse n'isengesho ribohora byose ku Kidendezi TV. Muri uyu mwanya kugira ngo ubane natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo niko dusenze twizeye, amen. Turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Mwebwe mudukurikiye turabashuhuje mwese aho muherereye. You all who are following us, we greet you wherever you are. Kandi dukomeza kubashimira mwebwe mwakoze subscribe. As you go on, we thanking you whoever made subscribe. Mukatugaragariza urukundo. Whoever showed us love. Nukuri Imana ibahe umugisha. May God bless you. Kandi nawe ukurikiye ijambo ry'Imana ku Kidendezi TV ari ubwa mbere, and you who is following us on the word of God on this TV, reka mushishikarize gukora subscribe. Let me encourage you to subscribe, kugira ngo igihe cyose dushizeho ijambo ry'Imana, so that whenever we upload the word of God, cyangwa ibindi bikorwa, or whatever any act, cyangwa mu ibindi biganiro, or any discussion, kugira ngo ujye uhita ubona notification kumenyesha yuko hari ikintu twaprodinze. So such that you see a notification notifying you that you have uploaded something. Kandi nawe wumvishe ijambo ry'Imana ukumva haraho rigukoze, and you who is hearing the word of God and feel it has touched you anywhere, you sharinga kuri mugenzi wawe, share with your friend, kugira ngo tubashe gufatanya, kugira ngo dufatanye kwamamaza inkuru nziza, so that to help each other to share the word of God. Birashoboka yuko nta nahantu ryagukoze. It is possible that the word of God may not attach you anywhere, ariko undi hari ahantu ryamukora. but it's possible that anyone else can attach him anywhere. Niyo mpamvu nkwinginze, that's why I beg, kugira ngo dufatikanye dusharinge, kugira ngo twamamaze inkuru nziza ku isi sorry, hose. that's why I request you that you help each other to preach and to share the word of God all over the world. Rero sharinga mugenzi wawe, so share with your friend, ukore subscribe, kugira ngo durusheho kwamamaza inkuru nziza muri iyi si, so that we share the word of God in this world. Uyu munsi today tugiye kurebera hamwe ikintu cya kabiri umuntu yibonaho. We're gonna see the second thing that a person sees on him or herself, akamenya yuko atazigera ajya mu ijuru. And he or she knows that he will never go in heaven. Birashoboka ko icyo kintu wakibonaho. It's possible that you may see that thing on yourself, ariko birashoboka kandi kutanakibonaho. It is possible that you cannot see it on yourself. Niyo mpamvu mushishikariza gusharinga kuko mugenzi wawe ashobora kukibonaho. That's why I encourage you to share with your friend, because your friend may see that thing on him or herself. Kuko muri ibi bihe turimo, because in this time we are in, hari igihe umuntu aba hari ikintu kimuriho ariko atazi yuko kimubaho. It is possible that someone may be having something and he failed to know that that thing is on him. Mu yandi magambo abantu bameze nkaho bari mu gahuge, hari ibindi bintu wagira ngo turangariyemo. In other words, these people, it's like they are busy, they are far, they are not seeing whatever that is on them. Ariko ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo ujye sharinga ijambo ry'Imana. I request you that be sharing the word of God. Reka nkubwire ngo kuvuga ubutumwa ntabwo ari ukuvuga ijambo ry'Imana gusa. Let me tell you that to preach
the gospel is not to preach the word of God only cyangwa kuririmba gusa, or singing only, ahubwo no gusharinga ijambo ry'Imana kuri mugenzi wawe, but also sharing the word of God. ubwo nabwo ni ubutumwa ubwo ubuvuze kandi Imana iguha umugisha. That is the gospel you have preached yourself, and God bless you for that. Niyo mpamvu nawe ukwiriye kuvuga ubutumwa mu buryo bwawe. That's why you are supposed to preach the word of God in your way. Tugiye kureba ikintu cya kabiri umuntu yibonaho akamenya yuko atazajya mu ijuru. You're gonna see the second thing that a person sees on him or her and know that he will never go in heaven. Reka tubanze twifashishe ijambo ry'Imana. Let us first read the word of turi busange mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, that we shall find in John, the book of John, uko bwanditswe na Yohana, as it was written by John, igice cyawo cya gatatu, chapter 3, umurongo wa 16. verse 16. Reka dusome iryo jambo ry'Imana twumve icyo ritubwira. Let's read that word of God and hear. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, the book of John, igice cyawo cya gatatu, umurongo wa 16. chapter 3, verse 16. Haravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, because God loved whoever was in the world, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, he gave his one and only son, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. so that whoever believes in him never perish but get eternal life. Iryo ni ryo jambo tugiye kwifashisha. That is the word of God we're gonna share. Biratubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, It has said that because the God loved whoever was in the world, nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, that is the reason he gave his one and only son, kugira ngo umwizera wese atarimbuka so that whoever believes in him ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. never perish but get eternal life. Ndaza kwibanda ku ijambo rivuga ngo umwizera wese atarimbuka. I will ever talk. I'm going in this discussion. I'm going to be talking on the word said that whoever believes him never perish. Abantu bakimara gukora icyaha, After people made sin, Imana yarababaye, God was hurted, ariko Imana kuko yakunze umuntu, but because God loved the person, Imana yakunze umuntu kera, but God loved the man, kuko kimwe mu bintu byatumye Imana ihanura Satani mu ijuru, because among the things that caused God to send Satan from heaven, ni urukundo yakundaga umuntu. it's because the love God loved man. Satani yarigaragambije, God made the noise. Satani arangije yamburwa ububasha, Satan tried to fight against God, and he was refused to do anything. yirukanwa mu ijuru. He was sent away from heaven. Imana yemeye kureka Satani, yemera kugumana umuntu. God allowed to leave Satan and to stay with man. Birumvikana yuko Imana yakunze umuntu kera. It is understandable that God loved a man early. Rero umuntu akimara gucumura, After man sinned, Imana yarababaye, God was hurted, ariko ikomeza gushaka ikintu cyatuma igarukana ubusabane habaho ubusabane ku muntu n'Imana. but he went on by looking what can again make him to meet with man. Nihuse nicyo cyatumye rero yemera gutanga umwana wayo w'ikinege, That's why he gave his one and only son, kugira ngo atubere igitambo. so that he become the good sacrifice for us. Rero Kristo mu ijuru habaye inama In heaven meeting was made. yo gucungura umuntu, Meeting was made. ngo ibizima byose biratinya, In the meeting of serving a kuko babonaga imibabaro yo mu isi bazababazwa. and the angels was afraid because he saw the heart they were going to happen, they come to them. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo But the word of God tells me that kuko yemeye kwambara ngo akamero nk'ak'umuntu, because he came in the image of man, akemera gusa nkatwe, and he again
he accepted to resemble like a man. akemera kubabazwa iyo mibabaro yose. He accepted to feel that hardness. Nicyo cyatumye ngo Imana imuha izina riruta yandi mazina yose. That's why God gave him the name that is beyond other names. Ndetse ngo imuha ububasha ngimuha ngo ubushobozi. That's how God gave Jesus a unique name and gave him authority. Ndetse ngo imuhindura n'inzira and made him a way yo kunyuramo tujya mu ijuru, to pass through going to heaven. Ndetse ngo kuko yemeye ibyo byose, because he accepted all that, yafashe ngo n'imigisha yose and God got all blessings iyibumbira muri Yesu and put them within Jesus. imuha bene ubwo butware. He gave him that authority. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo, that's why the word of God says that uwanga Yesu whoever hates Jesus, aba yanga n'Imana. it means that he hates God. Ariko ukunze Kristo, But whoever loves Jesus, aba akunda n'Imana. he also loves God. Iyo wizeye Kristo, Whoever believes God, Jesus, uba wizeye Imana. it means that you have believed God. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye That's why ngo, the word of God has told us that, kugira ngo umwizera wese so atarimbuka. that whoever believes him never perish. Birumvikana yuko igihe cyose wizeye Yesu, It is understandable that whenever you believe Jesus Christ, ntabwo ushobora kurimbuka. you can never get perished. Birumvikana ikintu icyo ari cyo cyose wakora It is understandable that whatever you can do utizeye Yesu, without believing Jesus Christ, icyo gihe cyose warimbuka. it means that whenever time you can get perished. Niyo mpamvu muri Yohana wa kabiri, That's why in the second John, urwandiko rwa kabiri Yohana the yanditse second letter that mu was gice wrote cyaho by cya him, kabiri, in chapter 2, niyo mpamvu hatugaragariza bakatwereka yuko abatemera Kristo ndetse n'abatamwizera shows that whoever don't believe Jesus Christ, ngaribo antikristo. that is the Antichrist. Reka nkubwire ngo, Let me tell you that ikintu cya kabiri ushobora kwibonaho ukamenya yuko utazigera ujya mu ijuru icyo wakora cyose. the second thing that you can see and know that you never enter the kingdom of heaven. Rero kimwe mu bintu wakibonaho One thing that you can see on yourself ukamenya yuko utazigera ujya mu ijuru and know that you never entered the heaven, ni uko utizera Yesu. it's to not believe Jesus Christ. Niba utizera Yesu, If you don't believe Jesus Christ, niba utemera Yesu if you don't accept Jesus Christ ukaba utamwizera, and you don't believe him, ntago upfuye aka kanya ntiwajya mu ijuru. let's say that like today, now you cannot enter the heaven. Mbese wizera Yesu? Do you believe Jesus Christ? Izera Kristo Believe him, kugira ngo uzabashe kubona Yesu. so that you will be able to see Jesus Christ. Mwibuke ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo igihe cyose ngo umwizera wese atarimbuka. Niba utizeye rero Yesu, birumvikana yuko ugomba kurira. Remember the word of God has told us that whoever believes him, that he doesn't perish. So it means that if you don't believe, you will perish. Rero gerageza kwizera So Yesu. try to believe Jesus. Niba utizeraga Yesu, If you have not been ariko sembe Jesus Christ, hari no kuntu umuntu abazi yuko amwizera and there is how a person be knowing that he believes him, nyamara atamwizera. yet he doesn't believe him. Iyo wizera Yesu, When you believe Jesus Christ, wemera kuyoborwa nawe. you accept to be led by him. Iyo wizera Yesu, When you believe Jesus Christ, ako kanya uba ubaye umwana w'Imana. immediately you have become the son of God. Abo ngabo ntabwo baba barabyawe ngo n'ubushake bw'umugore, Those have not been produced by the willing of a woman. ahubwo abo ngabo abo baba barabyawe n'Imana. For them they have been produced by God. Kandi abo ngabo ntabwo bigenga, And those they don't lead themselves. ahubwo baba bayoborwa n'Umwuka Wera. They are led by the Spirit, the Holy Spirit. Kuko ijambo ry'Imana mu Baroma Because the word of God in Romans riravuga ngo abayoborwa n'Umwuka Wera says bose, that whoever led by the Holy Spirit, ngabo nibo bana b'Imana. he is the only son of Jesus Christ. Rero birashoboka yuko wari uzi yuko umwizera, He is the only son of God, and it's possible that you have been knowing that you believe him. ariko ibyo ukora
bikagaragaza yuko utizera Yesu. Yet what you do could show that you don't believe him. Rero biragusaba gukora ibyo Uwiteka ashaka. So it needs you to do whatever God wants. Niba uvuga yuko umwizera, Since you say that you believe him, kwizera Yesu to believe Jesus Christ, ntabwo ari ukubivuga mu magambo it is not just talking them on words. ngo uvuge ngo ndamwizera. Say that I believe him. Hoya, No, ahubwo ni ibikorwa. it is just action. Abizera Yesu bafite ukuntu bagenda. The people who believe Jesus Christ, they have their way of moving. Mbese usanze umwizera? You have found that you believe him. Mbese se ko uvuga ko umwizera, So you said that you believe him. ibyo ukora bigaragaza yuko wizera Kristo koko? Whatever you do, does it show that you believe Jesus Christ? Mbese ibikorwa byawe bikweretse yuko wizera Kristo? Does your act show that you believe Jesus Christ? Abizera Yesu Those who believe Jesus Christ, ni abana b'Imana, they are the Son of God. kandi abana b'Imana The Son of God, nibo bayoborwa n'Umwuka Wera. they are the ones that are led by the Holy Spirit. Niba ukiyoborwa na kamere, If you are led by the flesh, ukaba ukigengwa na kamere, and you are still led by flesh, ukaba ugikora ibyo kamere yawe you ikubwiye, still do whatever your flesh leads you to do, icyo gihe umenye yuko utizera Kristo. know that you don't believe Jesus. Reka nguhamagarire kwizera Yesu Let me call upon you to believe, kugira ngo uzabashe kugera mu ijuru. so that you reach in heaven. Imana ikumera umugisha. May God bless Reka you. dusenge Imana. Let's pray. Mana, mu izina rya Yesu, tumenye neza yuko umuntu utakwizera atazabasha kukubona cyangwa kugera mu ijuru. Ariko fasha mwene data umwambike imbaraga kugira ngo akwizere. Mu izina rya Yesu Kristo niko dusenze twizeye. Amen.